ni shepu tu shepu igarutse twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu muraho amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muri hose turabakunda turabishimiye niyo mpamvu dukomeza kubatumirira abantu badasanzwe Mama Joy namugaruye rero twamugaruye nanone kugira ngo atuganirize ku buzima bwabo tukunze kwita urubyiruko cyangwa aba teenagers mbese nibyo twamutumiriye abantu bafite aba teenager barumva icyo nshaka kuvuga murabyumva buriya hari abamama ese bakurura agatebe baricara ngo babyumve neza kuko nta muntu udafite umutineja avuga ngo ibi bintu biba muri mwana ni ibiki sinzi niba hari abafite abamarayika ariko arakwitondera yagera mu twaka ari kwegereza bwabo adure tukabona biranze birabaye ntabwo nzi niba bose bareactinga kimwe saba teenager bose bagomba gukora ibintu bimwe akagukubitiraho inzugi akakurakarira ntacyo mupfuye agahinduka nk'ikirere nibiki babiri kuba mu buzima mu mutwe w'umwana ese bose barabigira cyane bamwe na bamwe imyaka y'ubuteenagehood ni imyaka y'ingenzi cyane nubwo nyine no mu bwana ari imyaka y'ingenzi cyane ariko njyewe mu buryo bw'umwihariko nkunda aba teenagers yego ni mpamvu bakunda ndaza kuyikubwira ariko kugira ngo ngaruke ku kibazo cyawe ubaje niba aba teenagers bose bifata kimwe cyangwa bagira behaviors zimwe yes to a certain extent yes ariko nanone kubera baba banyura muri phase imwe developmentally yego n'ama hormones nyine namwe ariko bakagenda batandukana muri personalities bakagenda batandukana muri histoire y'ubuzima bwabo guhera mu bwana bakagenda batandukana mu bundi buryo bwinshi dynamics ziri mu muryango bakagenda batandukana kuri relationship bafitanye n'ababyeyi ugasanga utwo tuntu twose tuzengurutse dutumye bifata mu buryo runaka ariko yes hari bimwe bagenda bahurizaho byo kuvuga ngo mood swings bagira amarangamutima akagenda ahinduka mu buryo butateguje kubera nyine ubwonko there's a lot of development birimo kuba mu teenager byaba mu bwonko byaba hormone wise byaba mu mubiri ni byinshi bigenda bikamuhuriraho sometimes ugasanga nyine nawe ari overwhelmed nta nubwo realizing ko ibi uburyo arimo kwifata bitandukanye cyane wenda n'abandi bamuzengurutse ibiki biba biri kumubaho mu mubiri nyine izo changes gufundura amabere kuzana ubwanwa biriya so ibyo ni ibigaragara physiologically cyangwa mu mubiri physically ariko hari na brain wise brain ukuntu iba irimo kudevelopa iba yihuta cyane hormone wise amahormone yabo nayo barimo kudevelopinga mu buryo bwihuta ahindagurika ibyo byose rero bikagenda bikafectinga amarangamutima zabo amarangamutima yabo cyangwa ibyo twita emotions mu cyongereza cyangwa mood yes ugasanga iyo umuntu avuze ikintu we ashobora kucyumva ubundi buryo kubera again bari muri stage y'ubuzima bwabo isa nkaho iba challenge cyangwa itaboroheye none se mu mutwe haba hari kuba iki mama ni biki biba biri ntasinzira neza nk'abandi intekerezo cyangwa activities zibera mu bwonko za affecta amarangamutima yacu noneho amarangamutima yacu akafecta imyitwarire yacu yego so akenshi twebwe nk'ababyeyi cyangwa abazengurutse abo bana b'aba teenagers tureba behavior tukibanda kuri behavior aho kugira ngo twibaze ni iki gishobora kuba kibiteye niyo mpamvu umbajije ikibazo nkakubaza se wamenye gute kuki wibanze cyane ku bigenda mu bwonko wabimenye uituma urugero behavior yes iceberg ni nko kuvuga urabona iyo wagiye nko kuri lake habaye ubukonje noneho ugasanga kubera ubushuhe burimo kuza
ice irimo kugenda nyine melting yes, ariko hejuru hagasigara ice iri hejuru ariyo yonyine tureba, ariko munsi yaho hashobora kuba hari iyindi ice nini cyane twebwe tutarebesha amaso. Ubwo rero iyo umuntu uwo ari we wese, ariko muri iyi case turibanda ku ba teenagers, iyo bifashe uburyo busa nkaho butandukanye wenda nubwo tumenyereye, twebwe ababazengurutse cyane cyane ababyeyi nibo ndi bwibandeho, twibanda ku iyo behavior cyangwa ku iyo myitwarire, tukirengagiza yuko cyangwa tukaba tutazi yuko munsi y'iyo behavior cyangwa beneath cyangwa nyuma y'iyo myitwarire harimo ibintu byinshi birimo gutera wa mwana kwifata kuriya. So ibintu bimwe na bimwe bishobora kuba bimutera kwifata kuriya nk'uko nabivuze, ashobora kuba afite hormonal changes zirimo kuba mu mubiri we, ashobora kuba hari ibintu yexperiencinze ku ishuri cyangwa ibyo yakuriyemo azamuka, ugasanga ibyo bintu byose bitangiye guforma uburyo yitwara muri ya myaka kandi ari ibintu byabaye wenda mu bwana akenshi, cyangwa na dynamics ziri mu rugo ubwazo ako kanya. Ni ukuvuga ngo iyo umwana yifashe uburyo yifashe akenshi cyane cyane teenager, iyo myitwarire ye has a lot to do with ibirimo kumubamo indani. Twebwe rero iyo twibanze kuri iyo behavior ntitwite kuri wa muntu w'indani, akenshi dushobora gutuma ya space iri hagati yacu nawe ikomeza ikaba nini. Hari ukuntu ujya kubona ukabona umwana arifashe yanze umubyeyi, ni ukuri akakuzinukwa kandi akanabikwereka ko yakuzinutswe. Ntabwo nzi niba biba bivuyemo imbere muri ubibona nyine muri za behavior twavugaga mu mareaction ye, ukabona atangiye kubona umubyeyi nk'umwanzi, kandi wowe wakwisuzuma umubyeyi ukabona reka mvuga ngo nta makosa wakoze, kereka wenda dusubije inyuma nko mu byatambutse wenda hari ayo wagenda ubona, ariko ukabona for now reaction yagize ntahihuriye vraiment n'akantu kabayeho wenda urugero, ariko ukabona wabigize binini cyane. Urabona iyo umwana arimo kuba, iyo ari muri stage yo kuba teenager, it's a critical stage in their life. Basa nkaho bashaka kuba umuntu their own individual selves cyangwa umuntu we ku giti cye, ariko bakaba nanone bakidepanda ku babyeyi. So ni nka it's almost like a confused stage, just for a lack of better word. Ariko ni ukuvuga ngo abarimo kuzamuka ashaka kuba umuntu we ku giti cye, hari ibyo aba yifuza, hari ibyo bimunezeza, hari byose ibyo byose, ariko hakaba noneho n'ibyo ababyeyi bagiye wenda bamutoza cyangwa ibyo ababyeyi bifuza ko amera. Iyo rero akenshi bira conflicting. Impamvu wa mwana noneho asa nkaho atinyutse kukubwira nuko nawe abarimo kuzamuka agenda akura, akavuga kuko iyo ari umwana muto abagitinya, wenda nta n'amagambo aba afite yo kubivuga, ariko iyo amaze kugera 14, 15, 16, 17 abatangiye nayo kuba umuntu ku giti cye, akumva nyine yakwi exprime. So akenshi relationship iri hagati y'umwana n'umubyeyi nta n'umwe wanga undi, n'ababyeyi bakeya banga abana babo, nta nabo ndabona, ariko barahari ababanga ariko ni bakeya. Ntabwo nshaka kuvuga ngo nta mubyeyi wanga umwana we, kuko barahari. Hari njyewe aba clients nkorana nabo nyine muri therapy bakambwira yuko bangana, so birahaba ariko ni bakeya. Nta n'umwana wanga umubyeyi cyangwa ni bakeya, n'abana bakeya banga ababyeyi babo. Ni ukuvuga ngo iyo umwana avuze ngo yanga umubyeyi cyangwa iyo umubyeyi bibaye reverse, ntabwo ari ukubera yanga umubyeyi, ashobora kuba arimo kuvuga ko yanga uburyo amuvugisha cyangwa hari ibintu amukorera yanga, ariko kubera kutagira langage
akavuga ngo ndakwanga. benshi bakoresha I hate you. I hate you, Yeah. yes. So nanjye mfite abana, mfite n'umutineja, mfite n'abandi barimo kuba abatineja vuba. Ariko nk'umubyeyi iyo umwana avuze nk'iryo jambo, icyambere ugerageza kwita ku gitumye abivuga. Noneho mwarangiza gusa nkaho muganiriye ku gitumye abivuga, ukamukoresha ko ntago gukoresha amagambo nkayo atari byo. Ni ukuvuga ngo nta mwana n'abana bakeya abana bose bakunda ababyeyi babo, ariko kubera uburyo tuba twarabafashe, kubera uburyo tubavugisha, kubera uburyo tubatreatinga, natwe sometimes mu kutamenya, mu bujiji, ugasanga wa mwana asa nkaho akwanze, ariko mu by'ukuri atakwanga we nk'umuntu, ariko yanga uburyo umufata cyangwa umurera. Kandi kenshi tugashaka no guhangana. Yes. Hakabamo power struggle. Hakabamo power struggle. Mu cyongereza babyita power struggle, cyangwa urabona ababyeyi basa nkaho bafite pouvoir ku bana babo. Iyo umwana rero atangiye kuba umutineja, nawe bayumva ko afite izo pouvoir. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bakagombye gusobanukirwa yuko gusangira ubwo bubasha cyangwa iyo power n'umwana wawe ntibikuvanaho power nk'umubyeyi. Ahubwo iyo uzisangiye n'umwana wawe urushaho kumwempoweringa, nawe akumva yuko arimo kuzamuka, arimo kuba umugabo cyangwa umukobwa ushinganye, noneho nawe izo power ukazisigarana. There is so much power that you sharing n'umwana wawe ntikuvaho. Ariko impamvu tukomeza mu izo power struggle cyangwa guhangana, nuko ababyeyi baba bafite ubwoba, batanazi ko babufite, yuko nasangira ubwo bubasha n'umwana we, bwa bubasha buramuvaho. Harandi babyeyi babyegereza amarangamutima, agahita akomereka. Yego, akabifata personnel. Yego rwose akabyegereza umutima cyane. Kuko umwana ambwiye I hate you, nifuza ko wapfa, look at you, umwana akamusukaho bya bintu bimwuzuye, nduzi ko bimwuzuye. Umubyeyi yabyegereza amarangamutima agahita yibloka. Hari experience yagiye agira byatumye asharira kuva mu buto. Yes. Uwo mwana arashaririye, iyo avuga ayo magambo nkayo arababaye. So niki uriya mwana kimubabaje? Kuko nta mwana ubyuka just in the morning akabashaririye akaba ababaye gutyo. There's a reason, and iyo reason iri deep rooted. Aha twibutsa ababyeyi ko umwana ashobora gutangira gukomereka akiri mu nda. Mu nda cyane kabisa. Uvuga ngo ushobora kwisuzuma ugashaka ikintu uyu munsi wakoze, ejo hashize, umwaka ushize niki nakoze, ukakibura. Ariko reka twibutse ko wenda no mu nda ashobora kuba yarahakuye igikomere. Mu nda, ariko no mu mirerere, uretse ariko na environment yo mu rugo. Abana bajya no mu mashuri, ashobora no guhura mu ishuri ugasanga wenda hari ingorane arimo kugirirayo, barimo kumubulinga, arimo kunyura nta nshuti afite, bakamunemukolinga akitwa amazina atandukanye. So ibyo bintu byose biragenda bigahurira kuri ya mwana. Impamvu tugaruka mu rugo nuko iyo ufitanye umubano mwiza n'umwana wawe, ibyo bintu somehow urabimenya. Niba utabizi, nyine birababaje niba umubyeyi atabizi, ariko akenshi iyo wagiye ubuildinga trust, buriya umwana cyane cyane aba teenagers, icyo bakeneye umwana akeneye kumva yuko uri kuri team ye, ko your teammates, yuko umufitiye icyizere, ko yagusukaho byose. Yes, ko yaza akumva ko kukubwira biri safe, ko nakubwira utari bugira ubwoba, ko nakubwira utari umusarani umuzamuririje ko ijwi, ko nakubwira utari bumujajinge, ko nakubwira utari bufate personnel utangire kuvuga ngo ni hehe nakosheze, ni hehe nakoze amakosa kugira ngo umere utya. Mbese nakubwira, ariko ni ukuvuga ngo ngarukiye ababyeyi ni ibintu ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ukuvuga ngo ni nka strategy usa nkaho ugomba kwiga kugira ngo ubashe gukomeza kumufasha,
umenye uburyo umusubiza, umenye uburyo wakomeza kumukomeza, ntabwo ari akazi koroshye. So ku babyeyi barimo kutureba rwose ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko nanone ni ibintu bishobora kwigwa, tukagenda mbese tukagenda twihugura mu buryo twakomeza gusapotinga abana bacu. Kandi n'ikindi, it's never too late. Waba ufite umwana afite imyaka 18, yaba afite 16, wenda hari ibyabaye bisa nkaho bitagenze neza, it's never too late guhera aho wowe ugeze n'umwana wawe. Nicyo cyizere nshaka mbese nanone gushimangira. Ubwo tugiye mu solutions noneho tugiye mu kwisubiza bya bibazo twa turi kwibaza ku cyameze kuri ya noneho urimo uravuga ati umubyeyi agomba kubanza we kubyakira, akamenya ngo uyu mutineja wanjye byabaye gutya, ariko buriya hari impamvu. Umuntu aratera intambwe gutamwinjirira, ko ari nacyo gihe umujyana ku ishuri ukabona ntashaka ko abandi bana babona ko ari mama wawe kuri nyina, ntashaka kumuha bizu, ntashaka kumuhobera, ubishoboye wajya ku ruhande ntibanamenye kuri uri mama we cyangwa uri papa we, ukabona hari ukuntu yatangiye no kukugirira isoni samuhawe. Urapfumura gute ngo winjire mu marangamutima yo kugira ngo ubashe kugendana nawe, umwereke kumwumva atagufungukiye? Urabigenza gute? Yego, aje akabigusukaho birumvikana, sibyo? Aje akabigusukaho ati no ku ishuri bangiza ibi n'ibi biroroshye, ariko umuntu arinjiramo gute? Abenshi bahita bifunga rwose, ababyeyi benshi ahita yivira mu nzira wenyine, akamureka agaba icyo ashaka. That's a very good question. Ni ikibazo cyiza cyane, ariko icyo navuga ni uko ari process. Yego, ntago ari ikinini turi bumire uyu munsi ejo ubyuke relationship yawe hagati y'umwana wawe w'umutineja nawe bimeze neza. No, it is a process. Kandi nkaba nshaka kwibutsa ababyeyi yuko ni process ikenera kwihangana. Kandi nkaba nanone nibutsa ababyeyi yuko ko again akazi ko kurera ntabwo ari akazi koroshye, ariko reka twemerere abana bacu batuyobore mu byo bifuza. Abana somehow they communicate, barabitubwira, ariko kubera natwe dusa nkaho tuba dufite agenda, ababyeyi dusa nkaho dufite agenda yo kuvuga ngo umwana wanjye ni izi nzira agomba kunyuramo, ni uyu murongo njyewe nakuze nzi, cyangwa ni uyu murongo Bibiliya imbwira, ntabwo agomba kubivamo. Ugasanga rero wa mwana uruzinze site y'umwana wawe kubera wowe ibiri mu mutwe wawe na gahunda ufite uriya mwana. Twemerera abana bacu kugira ngo batubwire uburyo bifuza ko tubasupportinga, cyane cyane aba teenagers ko baba batangiye kugenda bakura. Ashobora no kutabikubwira gutya na gutya, ariko iyo ugenda wumva ukamwumviriza, listening, atari ukuvuga ngo urumva ibyo akubwira kugira ngo umusubize, atari ukuvuga ngo umwana araje arakubwiye nta mwanya ufite, urebye iriya, cyangwa ibyo akubwiye nta gaciro bigufitiye, wowe ufite agenda yawe. Iyo bigenze gutyo nta nubwo wamenya icyo yifuza. Ikindi ni uko tutatekinga, ntidufate ziriya behavior z'aba teenagers personnellement. Iyo umwana abyutse adashaka kuvuga, ntago ari ukubera gusuzugura cyangwa kwanze, ni ukubera hari gahunda ziri mu mutwe we. Kandi aho mu rugo niho honyine that's the only place they can be themselves. So iyo rwose tuvuga yatekinze napa akabyuka hakakunyura adashaka kuvuga, let them be, mwihorere. Ntacyo ni nkuko nawe hari igihe wumva hari ibintu byinshi bikuremereye, urashobora no kubimubwira, you know. Yeah, so abana bacu tuba treating nk'aba human beings, right? So nabyuka mbese tuvuge ntavuge, it's not about you. Ntago ari ukubera kwanga, ni ukubera ko ako kanya niko agezemo,
hari ibimugendagendamo kandi mwihurire nanakenera kuza kukubwira araza kukubwira ubu uri available. yes, just be available. ikindi ni ukuvuga ngo abana bacu tubemerere to be themselves cyangwa bakomeze kuba wa muntu bifuza kuba. twe tubaherekeza, twebwe tubasapotinge, tubagume ku ruhande, tugende tubayobora gahoro gahoro. iyo umwana amaze kugira icyizere n'umubyeyi we biroroha wa mubyeyi kuyobora wa mwana. ariko iyo umwana atagufitiye icyizere cyangwa iyo azi ko udafite interese ku mutima wawe, kandi barabimenya, yego, bitewe n'uburyo ubavugisha, bitewe n'ibyo ubabwira, bitewe n'uburyo ubacriticinga cyangwa ubablaminga cyangwa ubajudginga. iyo yamaze kumenya yuko nta interese nk'umuntu ziri ku mutima wawe, nta kizira kugirira. kandi iyo umwana nta kizira kugirira, biragoye kumwinfluence. rero niba the shortest way to the heart of your teenager nuko akwizera. ni kuvuga baradusoma nyine. yes, ya energy barayumva. ushobora no kutabimubwira ariko akabyumva. niyo mpamvu ubona ya distance igenda ihaba. kandi wa mwana nazagenda akura, akaba hari ibintu akora bitandukanye n'ibyo wowe wakuze ureba ukora, it is okay, keretse ari ibintu byafekta ubuzima bwe physically, byafekta mu bwonko bwe, byafekta amarangamutima ye. icyo gihe muricarana nyine mukaganira. ariko niba akoze ibintu bishobora kuba bitandukanye n'imyumvire yawe ariko ntacyo bitwaye, mwihorere. ari twa behavior turahuza. tuvuge wa mwana nta sasa icyumba, ntatunganya icyumba. wa mwana uramubwira koza ibyombo ntabyoze. wa mwana gutyo nyine nizo ntambara kenshi zikomeza kuguma mu ngo. ibyo biri real. nanjye abanjye I do not know how many times ngenda ngasanga ya myenda tuvuye kuyitoragura ariko bayisubijeho. ntabwo ari ikibazo cyihariye kiri rusange ku muryango umwe gusa cyangwa ku bana bawe gusa, wowe mubyeyi utwumva. nubwo njyewe ubwanjye iyo mico cyangwa izo ngeso ntazikondoninga cyangwa ntazishyigikiye, ariko also at the same time ni ukuvuga ngo na Bibiliya iravuga ngo train a child, yobora umwana mu nzira agomba kugendamo, noneho nazakura ntago azazivamo. reka rero njye mbahumurize nonaha, niba uri wa mubyeyi ukomeza kwibutsa umwana wawe gutunganya icyumba, kumwibutsa kuba afite isuku, akanabikureberaho, ukanamufasha, trust me, nazava mu rugo iwawe akagenda akibana, bizamugora mu minsi ya mbere, ariko azagaruka kuri ya mico yabonye mu rugo. so muhumure. akenshi hari ukuntu tufata iyo situation tuhanganye nayo ikatumaramo umwuka, ugasanga kamere zazamutse, ugasanga bituvanyemo akubuntu. it's not worth it. it's not worth it. so ni ukuvuga ngo yes, reka tukomeze kuyobora abana bacu, tunashyireho consequences, sinzi ingaruka zo kudakora ibyo bintu. nanone izo ngaruka zigomba kuba zigomba kujyana n'igikorwa runaka. ni ukuvuga ngo niba tuvuge umwana ntago yogeje ibyombo kubera yiriwe kuri telefoni ye, it is okay kugenda ukamubwira rero ngiye gufata iyo telefoni, nurangiza koza ibyombo ndaza kuyikugaruriza. kubera icyatumye atoza ibyombo ni telefoni. ariko ntushobora kugenda ukamuvanaho telefoni wenda ikintu yakoze kitari related na telefoni. muri discipline zose duha abana bacu twirinde gusa nkaho tuba punishings cyangwa bisa nkaho tubikoresheje ubugome, mu kumwereka ingaruka z'ibyo ari icyo biri kumufasha. kuko mu by'ukuri niyo wa mwana akuze akagenda mu buzima busanzwe, azagira ingaruka mu kazi. niba adakoze akazi neza bashobora kumwirukana, niba atagize atya
atize mu ishuri nta manota ari bubone. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko ntitubabaze cyangwa ntitukoreshe ubugome cyangwa umujinya. Niba usanze icyumba cy'umwana wawe kidatunganyije kandi wenda abizi ko agomba kubikora, ntumutuke, ntuzamure ijwi, kuko ibyo byose iyo ubikoze wa mwana n'ubundi ntiyiga, cya gisika kikomeza kikaza, ugasanga umwuka wawe urawumaze, ugize umujinya ugasanga wabihwaniyemo, uvuze nabi. Ahubwo wa mwana muhamagare, umubwire ndashaka iki cyumba gitungane nonaha. Niba utagikoze ibyo warimo byose ntabwo uri bubikomeze gutyo, kandi ugahozaho. Just because wabimubwiye uyu munsi ntibivuze ko ejo atazabikora, n'ubundi ejo uzagaruka, ariko uhozeho. Consistency nicyo dusabwa nk'ababyeyi, kandi tubikabikora mu rukundo, tukabikora mu bugwaneza. Kuvuga neza no kuyobora abana bacu ni ingenzi mu buryo bwiza, kuko nabo nibazakura uko wabavugishaga, uko tuvuga ngo abatinejyazi bacu batubwira nabi, akenshi usanga natwe barabyigiye kuri twebwe. Twarababwiye nabi bakiri abana, noneho batangiye kuba abagabo n'abakobwa bakuru, batangiye nabo kukopiya ibyo twabakoreraga. So njyewe rwose hari igihe abana banjye banyerurira, hari igihe umwe azamura ijwi nkambwira ariko se kuki ubwo uvuze nabi, aravuga ariko mami nawe ujya uvuga nabi, agahita akubwira agaceceka. So ubwo ni urugendo. Ni ukuvuga ngo hari aho njyewe nageze ndavuga mana umva, ntago nzongera kubwira aba bana nabi. Niba hari ikintu bakoze kitagenze neza, ndabahamagara mbavugishe neza. Ninumva ntangiye kuvuga nabi, ndahava. Cyangwa nabo mbabwire, nabo narababwiye nimumva ntangiye kuvuga nabi, mumpagarike umumbwire mami utangiye kutubwira nabi. Kandi barabikora. So ni ukuvuga ngo twese turi abantu, turi mu rugendo rwo kurira, ntago byoroshye. The goal of parenting ntago ari perfectionism, ntago ari ukugira ngo tube perfect parent, turere abana bari perfect, because we are all not perfect. The goal ni ukugira ngo tukomeze tureba progress, dukomeze tujyana muri uru rugendo n'abana bacu. Niba hari amakosa ugize nk'umubyeyi, be accountable, uvuge you know what, I am sorry, rwose hariya navuze nabi, cyangwa hariya nitwaye mu buryo butari bwo, nsabye imbabazi. Icyo gihe uba wigishije wa mwana ko kuba accountable, ko kuza kwemera ko nawe ufite amakosa, ko utari Imana, utari perfect, c'est normal. Nawe tabikwigiraho. Turi kuganira twumvwa n'ababyeyi barereye hano imyaka myinshi, hari n'abaharereye vuba. So hari umubyeyi ubona umwana yambaye ibintu akamera nkaho isi muguye ku mutwe. Ibyo ni ibiki wambaye, cyangwa wasutse imisatsi cyangwa amaherena watoboye, nta soni. Ibyo umuco ugahita ubyuka muri ugahagarara gutya, kandi wa mwana arirwa muri babandi bameze nkawe. Kuri we biri cool, byareba muri YouTube, byareba hariya, arabona bimubereye, arabona ari byiza. Uyu mubyeyi uramubwira iki we kugira ngo kumva ko yamya hana gutya, areba ukuntu abigarura bukeya, yemere kwakira ko umwana we ashobora kugaragaza umukondo hanze, kwakira ko umwana we ashobora kwambara agakabutura kagera aha, kandi bikaba akiri wa mwana we bagikundana bikiri normal, kandi agisenga agikunda Imana ntacyo yahindutse. Uyu mubyeyi turamufasha iki? Hari ababyeyi biteje umutwe neza agata umutwe amababa akaza, kubera ko umwana yasutse inwere, kubera ko umwana yatoboye amatwi. Ntabwo ndi kubishyigikira, maybe si byiza kuri bamwe, ariko ku bandi nta nicyo bitwaye n'ubuzima. Uyu mubyeyi uri strict gutya arahindura ibihano bye gute? That's a very good question. Njyewe ndabaha akahistwari kanizere ko papa na mama batazareba ibintu. Bazakireba. Urumva ndanje 6e année, secondaire. Naragiye, nari narabitse udufaranga twanjye ngo hari mu Rwanda, ndagenda sukisha mbese tumenshi. Ngarutse mu rugo, umva barabimvanishije iryo joro. Inweri wasutse. Kandi amafaranga ntago yari ayabo. N'umutwe wababaye. Umutwe ntago wari wabo. Ariko
baransuku baravuga ibyo ni ibiki. Icyo gihe narimbaga muri korali ibishoboka nta mwana wasute ubupagani mbese I will never forget that. ubikuraho Mbikuye kabisa nibaze ko natahaga mu rugo kandi utoneka mu mutwe. I was 18. Twese at one point twari aba teenagers. Njyewe abana banje ndikira nkabaganiriza nkababwira ukuntu twambaye utwo twa mukondo out tukambara za panaro zingana n'isi hano hasi. Ni ukuvuga ngo twese twabaye aba teenagers ariko here we are. Ni ukuvuga ngo buri stage igira ibintu byayo. Just because wa mwana asutse imisatsi ari 15 ntabwo bivuze ko agiye kugenda azimire cyangwa yabaye indaya rwose. Yego hari amavaleri y'amafamiye. Ni ukuvuga ngo wa mwana uhera akiri mutoya ukagenda umwigisha ibyiza biri mu kwitwara mu buryo runaka, niba arizo values z'umuryango wawe. Niba wumva yuko kwambara ibintu biri modest bitangira kubimutoza ari umwana, nagera mu myaka iri hejuru akabivamo n'inzira yahisemo. Nta n'ikintu kiri aho kinini wabikoraho, ahubwo ushobora kugenda nanone umugarura gahoro ukamubwira ariko se aho ngaho are you comfortable, urabona bimeze gutya bitameze gutya na gutya. Yakomeza akumva ko ari uko nguko. It is not that deep. Mu Cyongereza nuko bavuga abana banje bajya bambwira mom it's not that deep. So akenshi ntago ndi bubwire famille zigenda zitandukana ngo genza utya cyangwa genza utya, kuko buri family igira values zabo, igira n'uburyo ireba ibintu, igira n'uburyo ishaka uburyo bwayo mbese bakora ibintu. Ariko niba dufite abana hari umurongo barimo kugenderamo usa nkaho utandukanye gatoya n'uwacu, cyane cyane utarimo hatarimo ibyo bintu bakora bitarimo kubafekta ubwonko cyangwa umubiri, ntacyo bitwaye. Ariko that's my perspective. Again, every parent, every family bafite uburyo bwabo bagenda barebamo ibintu. Ariko iyo wa mwana atangiye nkuko twabivuze kugenda kunywa inzoga cyangwa ari surrounded n'abantu banywa drugs cyangwa ari mu magang, that is a different story. That's a different story. No kuvuga ngo how did this kid end up there? Hari impamvu ibintu byinshi bishobora kuba byarabaye bituma wa mwana yarafashe iyi nzira imeze gutya. Yes. Niba twebwe ababyeyi tudatinyuka kugenda gushaka help, bizagora cyane ko n'abana bacu bazagenda gushaka help, professional help. So reka tunormalize kugira ibiganiro biri open and honest around mental health, around relationships, around ibibazo byose biri pratique bitugora. Izo conversations nitutazemerera hagati yacu mu miryango yacu, babana bazakura bumva ko biriya ni ibintu bitavugwa. None kiyo turwaye mu nda, umutwe, allergie, biriya byose ko tubivugaho tukajya no kwa muganga. Likewise ibiriya bintu birebana no mu bwonko, no mental health problems, stress, relationship problems, alcohol and drug use, ibyo byose ni ibintu twakagombye kunormaliza, kandi tukumva niba umwana hari ibihe anyuramo bigoye nk'ibyo, atari ukuvuga ko ari umwana yabaye umwana mubi. No, nta mwana mubi uhaba. Ababyeyi reka twumvikane, nta mwana mubi uhaba. Ashobora gufata decision zitari nziza zimuhaminga, cyangwa akajya mu ngeso zitari nziza, ariko ibyo ntibimugira umwana mubi. Niba turi if we are gonna forget everything twaganiriye hano, icyo kintu reka tukibuke, nta mwana mubi uhaba. Ni ukuvuga ngo ashobora guhura n'ingorane, ashobora guhura nuko n'izo traumas yagiye anyuramo zigatuma ajya mu nzira atakagombye kujyamo,
ariko ntibivuga ko abaye umwana mubi. Biraba byiza bajyanye muri terapi ko ashobora wenda kutamfungukira ngewe wowe akumva biroroshye kugufungukira ariko kuko twazanye wemerewe kuba wangira inama ukurikije ibyo we yakuganirije, right? So icyo gihe biraterwa, ni ukuvuga ngo bitewe na dynamic iri cyangwa ikibazo kiri mu muryango, wa mwana ashobora guhitamo kuza muri therapy wenyine. Wa mwana niba ikibazo kiri hagati y'uwo mwana n'umubyeyi, umwana amwemereye bashobora kujyanamo n'umwana cyangwa na famiye yose. So biraterwa. Akwizeye wowe ariko wemerewe kumubwira ibyo ngomba guhindura? Oya, tuvuge niba ndimo gukorana n'umwana w'imyaka 14-15 akaza akambwira, ni confidential. Cyakoze niba hari ibyo ambwiye njyewe uburyo nkorana n'abana cyane cyane b'aba teenagers, ndababwira niba uwo mwana aramutse ambwiye ibintu bisa nkaho bimutesheje umutwe biturutse ku babyeyi, nkorana n'uwo mwana nkamwereka ubyiza biri mu gusangiza ibyo bintu ababyeyi kugira ngo ababyeyi bahindure. Kuko akenshi ababyeyi hari ibintu bakora mu by'ukuri batazi yuko uburyo bavuga, uburyo message bapasa zikomeretsa wa mwana. So nkabwira nkereka wa mwana ibyiza birimo, ariko anyangiye ntabyo nkora. Nibaza ko tubajije ibishoboka byose. Tuzongera tuguhamagare kuri bariya bajya mu biyobyabwenge n'ibindi. Watubwiye ko ari case iri ku ruhande ukwayo, tuzayigukeneramo nayo kuko hari abatazi ukuntu bagomba kubigenza, kwirirwa bahigahiga mu cyumba bajugunya utuntu ariko atari cyo gisubizo. Wenda hari ikindi gisubizo. Turagushimiye cyane mama, sinzi niba ari inama watugira hanyuma tugasoza. Mwakoze cyane kunyakira. Iki ni ikiganiro cy'ingenzi cyane. Teenagehood ni stage y'ubuzima iri critical, ariko ni na nziza cyane. Njyewe rwose umuhungu wanjye ni umuteenager, ariko I love it ko turicara tukajya inama kabisa, ni byiza cyane tubigendanyemo. Ariko nuko akenshi impamvu bigorana nuko again ababyeyi dushaka gukontorora, ababyeyi tuba dufite agenda, ababyeyi ntitwumva, mbese ugasanga cyangwa dufite ubwoba, za fears zacu zistandinze in the way, cyangwa zitumye ya trust hagati yanjye n'uwa mwana wanjye itarimo kugenda neza. So but again umubyeyi utwumva, ntago njyewe ndi hano kukublaminga, ariko ndimo kuvuga yuko biragoye, ariko nanone ni ibintu bishobora kwigwa, kandi aho waba uri hose, stage umwana wawe nawe mwaba muriho mwose, ibintu ushobora gutangira gukora ibintu mu buryo butandukanye. Waba wumva uri stuck, reach out for help. Gisha inama cyane cyane abantu babyigiye kugira ngo bagufashe. It takes a village to raise a child. So nanjye ubwanjye hari aho bigera bikancanga, nkagenda nkasikinga help ku bandi batari, kuko akenshi iyo uri muri situation hagati ushobora kutabibona objectively. Ariko iyo uvugishije undi muntu cyane cyane uwabyigiye, akwereka iyindi kote wowe utarebaga. Yes, so it's all out of love, no rukundo shaped to shape ikoresha kugira ngo ibi biganiro bibe. Ntago turimo kublaminga umuntu n'umwe, kuko ntago byoroshye kurera, ntago byoroshye. Nta muntu, nta manyo iraho izana n'ububyeyi ivuga ngo urakora gutyo, ukore gutya na gutya na gutya. Byose biterwa n'umwana uko ateye, biterwa na experience ababyeyi bagiye banyuramo, n'ibintu byinshi n'amafacteurs menshi, ariko bishobora gukorwa, bishobora kwigwa no kwiyadapta, hanyuma tukaniga no kwihangana. It's a process. No kwihangana. Urakoze cyane. Twemerewe gutanga nimero yawe? Yes. Abashaka gushaka help, arahari nguyu, psychotherapist, ahura n'abantu mu buryo butandukanye. Ni inararibonye, hari ibyo turusha tubyemere, yarabyigiye, arabizi. So turaza gushyiraho nimero ye hasi, hanyuma abazashaka
kujyana abatineja babo cyangwa n'umubyeyi ubwe kumva nkeneye kumenya ukuntu nitwara kuri uriya mwana wamfasha iki akaza akakubwira mugira secret professionnel ntaho mubijyana n'ikindi ushobora njyewe kutanzaho kubera nyine tuziranye ukumva utari so comfortable kumbwira ibyawe kandi birumvikana natwe ntago badukonseya cyane gukorana n'abantu tuziranye cyane kugira ngo nanone wa muntu yumve ko afite freedom yo kuvuga ibyo agomba kuvuga ariko tushobora kukuyobora ku bandi dukorana n'abandi bashobora kugufasha bitari necessary njyewe. Merci beaucoup mama. Mani ngo umugisha. Nakoze cyane. Namwe murakoze. Aho gutaha. Thank you so much.